This is Bruce Melodie and I'm right here in Geneva in Switzerland. I'm performing for you live this Friday, 17th of June. Come on to the Uptown. Make sure you don't miss this out. I repeat, don't miss. Hi guys, my people, my brother. Suje kandi mwifurije kugubwa neza. Wihebeye Taiwacu Breeze, wihebeye kandi wakunze igitangaza mu bitangaza. Ni iby'agaciro kandi komeza dukurikirane. I promise ko nazahwema kubagezaho amakuru azabagezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Les amis, reka amakuru yacu tuyatangiriye ku mugane Burayi, ni mu mujyi wa Geneva, ari mu gihugu cy'Ubusuwisi. Arereye umusore w'umunyarwanda, amazina ye yitwa Taiwacu Breeze, yavutse mu mwaka w'1992. Bisobanuye ko afite imyaka 30 y'amavuko. Taiwacu Breeze yamamaye mu muziki w'u Rwanda nka Bruce Melodie. Kuri uyu munsi ari gukora ikintu ahuriyeho n'abandi bahanzi bagenzi be bakomoka hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni igikorwa yatangiye tariki 7 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2022. Ni igikorwa cyo kwamaza ibihangano bye ku ruhando mpuzamahanga. Uyu muhanzi atangira iki gikorwa cyangwa agitangaza bwa mbere hari mu mwaka wa 2021 mu kwezi kwa 10. Avuga ko azakora European Tour, ariko kimwe mu bitangazamakuru bigiye bikomeye cyangwa se ibitangazamakuru bikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda bikora online ku rubuga rwa YouTube. Aya magambo y'umunyamuziki baje kuyaca amazi, baribaza bati se waba warananiwe gukora na Africa Tour ukajya gukora European Tour? Niba wibuka ikiganiro Fata ku Mavuta yigeze gukora ubwo Bruce Melodie yasohoraga indirimbo yitwa Caterpillar, avuga ko agiye kwerekeza muri Kenya akazakora media tour ndetse ko hari n'indimbo yakoranye na Harmonize. Icyo gihe igihe hari harangiye igitaramo yari yise Bruce Melodie 10 year, aza gukora interview ari kumwe na Yabo TV show. Ndetse nza no kugaruka kuri Fata ku Mavuta avuga ko ibiganiro cyangwa se ubusesenguzi bwafata ku mavuta bumeze nko kurya ifi. Ati ugenda ukuramo ibintu byiza kandi ndetse hari n'ibibi usanga mu byinshi, ariko nyine urerebye urabona iyo uri ifi akenshi usanga amaho abaruta inyama. Akaba ari nk'uko yabisobanuraga avuga ati ubusesenguzi bwafata ku mavuta bumeze nko kurya ifi. Bruce Melodie icyo gihe Fata ku Mavuta yaje gupinga, aravuga ati ibitaramo Bruce Melodie yatangaje avuga ko azakora, yaba igitaramo cyo muri Norvège, yaba icyo mu Suisse, yaba igitaramo cyo mu Faransa, yaba igitaramo cyo muri cyabereye Germany, yaba igitaramo cyo mu Bubiligi, ndetse byose aza kubipinga avuga ko ibitaramo ari ukuzabibara tuyibonye. Kuri uyu munsi ibitaramo Bruce Melodie yarabitangiye, kandi igitaramo cya nyuma ari nacyo gitaramo cya 7 kizaba tariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2022. Ni igitaramo kizabera Geneva, ari mu gihugu cy'Ubusuwisi. Bivuze ngo bya bindi Fata ku Mavuta temeraga ku giti cye akavuga ko bidashoboka ku muhanzi nka Bruce Melodie byamaze kuba success. Ibyo bintu noneho bya bindi mvuga ngo ibikorwa Bruce Melodie ari gukora kuri uyu munsi bizaha motivation ndetse bitume n'abahanzi nyarwanda dufite bakiri kuzamuka bakora cyane bifuze kugera ikirenge muke. Kuri uyu munsi turi kubibona. Niba Bruce Melodie yaravuye ahantu ava mu gihugu cy'Ubudage mu gitaramo cyari cyateguwe na The Progress, kuri uyu munsi noneho witwa Davis nawe agiye kwerekeza mu gihugu cy'Ububiligi. Ni ikintu cyiza. Umuhanzi nka Bushari avuye Dubai, ni ikintu kiri kugaragaza umuziki nyarwanda urwego uri kugeraho. Kuri uyu munsi dufite umuhanzi nka Bwiza ufite korabo nziza igiye gusohoka. Ibi ngibi biva kuri babahanzi bakuru tuba dufite baba bari gukora ibikorwa bizamura idarapo ry'u Rwanda, bigatuma n'aba bahanzi batoya dufite bakiri kuzamuka izina ryabo rigaragara. Niba umuhanzi nka Bruce Melodie agiye agakora indirimbo na Harmonize, akajyana na Harmonize kuri stage bakaririmba indirimbo, icyo gihe umuntu uri muri Tanzania utazi umuziki nyarwanda azahita searching izina Bruce Melodie, asanga hari indirimbo Bruce Melodie yakoranye na Isoko. Icyo gihe izina Isoko rizaba rimenyekanye. Asange Bruce Melodie hari abahanzi benshi yagiye afatanya na bindirimbo, yaba ba Jayce, yaba ba Kalfan ndetse n'abandi bahanzi bagiye batandukanye nka Baneri Ngabo. Bruce Melodie ni umwe mu bahanzi bafite korabo nyinshi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Icyo gihe rero najya muri Konk Studio cyangwa akagenda agakora media tour mu gihugu cya Kenya, buri gitangazamakuru cyose akakinyuraho. Buri muntu wese utuye muri Kenya azifuza kumenya umuziki nyarwanda, asange dufite n'abandi bahanzi bakomeye. Niho uzasanga DJ nka DJ Brian yagiye gucuranga muri Kenya, kuko babonye ko mu Rwanda entertainment yo mu Rwanda cyangwa se ibikorwa by'imyidagaduro byamaze gutera imbere ku rwego ruri hejuru.
ariko nanone turagaruka ku bikorwa bya bikorwa uvuga ko iki gikorwa cyaho umuhanzi amafaranga yashoye. Niba umuhanzi nka Bruce Melodie afasha amafaranga agatumiza umuhanzi nka Eddy Kenzo mu gihugu cya Uganda akamuzana mu Rwanda bagakorana indirimbo bakamara n'icyumweru Bruce Melodie yishyura hoteli buri kimwe cyose ari ukimenya, aka kanya uribaza ngo ese Bruce Melodie nakira ya ndirimbo kuri YouTube reka tubare yagize miliyoni 6 views, ese amafaranga yavuyemo muri za views za ya ndirimbo azagaruza ya mafaranga Bruce Melodie yatanze? Urugero, reka tubare ko kugira Bruce Melodie akora indirimbo na Eddy Kenzo nibuze yashoye agera kuri miliyoni 50 audio na video, ndetse wenda tuvuge ko wenda na Eddy Kenzo yaciye amafaranga Bruce Melodie kugira ngo ashyire mu ijwi ayo mafaranga agatangwa. Izo views zaba zingana gute zatuma za miliyoni 50 zigaruka? Ni igikorwa cyatangijwe n'uwitwa King James akora iyitwa Zana Talent, uburyo wajya ushyira indirimbo kuri platform runaka kugira umuntu ayirebe akabasha kwishyura amafaranga. Ibi bikorwa byaramamajwe, ariko nanone wajya kureba ese abazagura za ndirimbo ni bantu ki? Ni ba bantu utumira mu gitaramo washyira ku bihumbi 6 bikaba intambara, washyira ku bihumbi 10 bikaba intambara. Urugero, reka twerekeze muri football. Reba ubwo APR yajyaga gukina Rayon Sport kwinjira ari ibihumbi 10 byabaye rwaserera, abantu baravuga ati APR ibintu yabigize intambara yakubye kabiri. Nyamara n'ama ekipe yacu akeneye amafaranga. Kuri uyu munsi turi kugaruka ku muziki kugira ngo wa muhanzi w'umunyarwanda abashe kugaruza amafaranga. Bizagenda bite niba umuhanzi nka King James azanye igikorwa nk'iki nka Zana Talent nikibasha gushyigikirwa ubu ngubu none ahubwo hakagira uko nagiye mbona nk'ama YouTube channel yagiye afata indirimbo King James yagiye ashyira kuri Zana Talent, bakagenda bagafata za ndirimbo bakazishishura bakazizana bakazishyira kuri YouTube. Nyamara uwo muntu ufite iyo channel ukoze icyo gikorwa kirengagiza ko King James yavuze ko umuntu uzashyira izi ndirimbo kuri YouTube azahana. Ahubwo mu rwego rwo gushaka kumusenya, navuga ko ari nacyo kiri gutuma King James none izi ndirimbo yatangiye kuzizana kuri YouTube, kuko nk'indirimbo yitwa Ejo King James yamaze kuyishyira kuri YouTube channel ya King James Rwanda. Ukibaza nanone ese ibihangano nyarwanda cyangwa se abahanzi nyarwanda nibakomeza kujya bashora amafaranga ayo bashoye ntibayagaruze bizagenda gute? Kuko nk'aka kanya ndicara nkibaza niba umuhanzi nka Kenny Soul cyangwa se Juno Kizigenza ari gusohora indirimbo buri cyumweru, kandi wajya kureba ibitaramo yitabira ugasanga ntago ari ibitaramo byinshi cyangwa se bizamuha ya mafaranga ari gushora muri za ndirimbo. Bivuze ngo noneho abahanzi nyarwanda bamaze gusobanukirwa ko ugomba gukora ibikorwa byagutse, apana kubara ngo amafaranga uzakura mu muziki azava hano mu gihugu cy'u Rwanda gusa, ahubwo bagakora ibikorwa birenga imbibi. Ari nabyo Timaya yabwiraga Kenny Soul ubwo baganiraga mu gitaramo Timaya yari yakoreye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yaje guhura na Kenny Soul baraganira, ndetse aza no kumusaba ko yajya kuri ibikorwa byagutse kugira ngo mu gihe kiri imbere azaba n'umuhanzi bamaze gutera imbere. Ryaremye Bruce Melodie kuri uyu munsi nibyo ari gukora, n'ugusohora indirimbo imwe muri uko kwezi agakora ibitaramo 6 cyangwa se 7. Muzabibona n'indirimbo Alice yakoranye na Inozmi nimara gusohoka, Bruce Melodie azakora ibitaramo byinshi mbere yuko asohora indirimbo kugira ngo ibyo yatanze kuri ya ndirimbo bibashe kugaruka. Ryaremye ku munsi wo kuwa gatandatu azaba tariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2022. Bruce Melodie arategerejwe Geneva mu gihugu cy'Ubusuwisi, aho azataramira abantu batuye ari mu mujyi wa Geneva. Ibintu bikazaba ari spectacle. Wewe gura tike hakiri kare kugira ngo uzabashe kuryoherwa n'ibihangano by'uyu muhanzi w'icyamamare ukomoka hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ryaremye ndagushimiye wowe wahisemo kudukurikira, ni iby'agaciro kandi komeza dukurikire. Ndi Olivier Fernandez, kanda subscribe kuri YouTube channel Bruce Melodie Media. Ryaremye, see you, love you guys.